muri iyi si hari amagambo dukunda gukoresha cyane, ariko akenshi tukayakoresha tutayazi. Niyo mpamvu rero nageraga ngo tuganire ijambo ryitwa urabe wumva umutima muke wo mu rutiba. Urabe wumva umutima muke wo mu rutiba. Ese iri jambo ryakomotse he? Uryumva gute nkawe? Iri jambo urabe wumva umutima muke wo mu rutiba cyakomotse ku bwa Gihanga Ngomijana, ari we yatangiye. Hariho impyisi ikundana n'imbwa cyane. Impyisi n'imbwa byaba bikundana by'agahebuzo, ku buryo ki nta n'imwe yasigaga indi aho byajyaga hose. Ariko icyaje kuba, imbwa yaje kubyara umwana umwe, impyisi nayo ibyara abana batatu. Impyisi ibyaye abana batatu, imbwa iza gusonza. Ije gusonza iravuga ati reka njye kurya ibyana by'impyisi. Irangije iragenda irya ibyana by'impyisi. Niyo mpamvu bavuga ati umuntu wahemutse, umuntu wavuyemo abandi aba ari imbwa. Niyo mpamvu wumva igitutsi iti uriya muntu ni imbwa, kubera ko n'imbwa yarahemutse. Bivuge ko umuntu wahemutse wese ahita yitwa imbwa. Imbwa ikirangiza nta kindi kintu yahise ikora. Impyisi yaje kubimenya ko uwayiririye umwana ari imbwa. Aravuga ati iyi mbwa y'agahekugwa ninyifata nzayica Rwanda agahekugwa, nyihotore umugongo ndetse nyikubite nta n'imbabazi, nyicire urw'agashinyaguro. Abana banjye yariye nzayikubita paka amara yayo aciye mu kibuno, ndetse nanyirye. Ariko mu kuyirya nzamanza mfate akaguru kamwe nkashyire ku ruhande, mpavune neza iri kubyumva, ku buryo nzayica urw'agashinyaguro, icyo dukunze kwita rwa nabi. Imbwa imenya ko impyisi yamenye ko ari we wamuririye abana. Imbwa ikomeza gutekereza uburyo ki irakora impyisi, ku buryo ki impyisi itaraza gusobanukirwa ukuntu biri bugende. Nta kindi kintu cyaje kuba, imbwa yakomeje kwiruka, iriruka. Ikintu cyakomeje gukurikiraho nta kindi, impyisi yahize imbwa butware, irayihiga, ati urebe nyanga guhekugwa. Ariko imbwa ku bugenge bwinshi yari izi kwihuta cyane, izi kwiruka, ku buryo ki batayishoboye kuyifata. Impyisi nta kindi kintu yakoze, yaratekereje ati reka nzajye ku mupfumu ku munsi w'ejo, maze ambwire ukuntu ampishurira ubwenge bwinshi. Cyangwa se umupfumu ni umuntu wa gihanga, cyangwa se ni umuntu bashobora kumenya uba uzi ubwenge bwinshi kurenza abandi, ufite uburyo ki bwinshi yakugiramo inama. Arangije aravuga ati njye nzajya kugisha inama ku mupfumu. Imbwa nayo ibona bitazashoboka guhora yirukanka. Ibonye impyisi ikiruka, yatekereza ko impyisi iraza ikiruka. Arangije aravuga ati ese iyi mpyisi nanjye nzayihisha ute kugira ngo itazigera imfata? Imbwa ikomeza gutekereza gutyo, nayo iravuga ati ejo nzajya ku mupfumu. Imbwa igiye ku mupfumu irakomanga. Umupfumu yumva ko ari imbwa, aribwira injira. Ati uragenzwa n'iki? Imbwa nta kujijinganya ati komera mubyeyi, ndagusabye nkugirire imbabazi. Nariye ibyana by'impyisi, ariko impyisi iri kumpiga, nimfata izanyica, izampekura. Umwana wanjye musiga ari imfubyi, kandi ari we wenyine nagiraga. Nta kindi kintu yahise akora. Umupfumu yaramubwiye ati ngiye kukugira inama, kandi inama nuyikurikiza impyisi rwose nta hantu muzahurira. Imbwa iravuga ati yego, nkuteze yombi. Imbwa ikomeza gutega yombi. Umupfumu nawe ati ndagusaba ngo ntukazajya ujya ahantu babaze hari amayezi. Uko yaba aryoshye kose, uko yaba ahumura kose, uzajya ubyirengagiza, ntuzahegere. Arangije arongera arayibwira ati icya kabiri nkusaba, ntusigere ugenda nijoro, uwo uzajya ukora ku manywa
nurangiza nijoro ujye kwiryamira kugira ngo ntuzongere kugenda nijoro, kugira ngo impyisi itazagufata. Nta kindi, umupfumu akiri kugira inama imbwa yumva impyisi irakomanze, abwira imbwa ati genda hariya mu mutiba, ati genda hariya mu mutiba wowe yihishe, ube wihishe, noneho twumve iby'iyi mpyisi nayo ije gukora. Iyi mpyisi nayo irahagera iravuga ati rwose mupfumu wanjye, rwose mukonikoni, ndagusabye ngo umfashe ungire inama y'ukuntu ntazafata igifuna muheto cyitwa imbwa, cyandiriye abana, cyarampekuye. Si byarangiriye aho, cyarampekuye kirangije kiranyihisha, ndagira ngo nanjye ungire inama y'ukuntu nzafata icyo cyana. Icyo cyana cy'ikibwa cyarampemukiye cyane, niyo mpamvu ngira ngo ninyifata nzagitura umujinya wa ndagahekura, muhekure nk'uko yampekuye, nindangiza nawe mwice, ndetse nzamwice uguganye ishinyaguro. Umukurambere umupfumu baravuze ati yego, ngiye kukugira inama ebyiri, nuzikurikiza uzamufata rwose nta nkomyi. Nta kindi kintu cyabaye. Yamugira inama ya mbere, aramubwira ati ye wa mpyisi we, weho uzajya ujya ahantu babaze, ahantu babaze hari amayezi ntukazahacikwe, kuko imbwa zikunda guhunahuna cyane, izahagera uhita uyitera ijanja. Akimara kubivuga gutyo, umupfumu kubera ko yari yahishe imbwa mu rutiba, arahita avuga ati urabe wumva mutima muke wo mu rutiba. Yari ari kuburira ya mbwa, ayibwira ahantu icyo yari yayibujije nta nicyo ategetse impyisi. Arangije impyisi ntiyasobanukirwa iryo jambo ngo urabe wumva mutima muke wo mu rutiba. Impyisi itabisobanukiwe ibaza umupfumu ati iryo jambo urabe wumva umutima muke wo mu rutiba rivuga riti, rivuga gute, risobanuye iki? Arangije aravuga ati ndi kubwira abakurambere kugira bakomeze bampishurire ikindi. Umupfumu akimara kubwira gutyo, nta kindi kintu cyahise kiba, yahise akomeza ikijanja cy'impyisi, arakibwira ati noneho uzajya ugenda nijoro, imbwa izagenda nijoro uyifate agakanu uzayikorere nk'ibyo ushaka kuyikorera. Impyisi bakigira inama bayikomeje amajanja, irangije barayibwira ati weho imbwa uzagenda uyikamate, uyice, uyifate, uyikorere ubugome bwose wayishakaga, nijoro bizakunda. Umupfumu arongera ati urabe wumva mutima muke wo mu rutiba. Yari ari kubwira ya mbwa yahishe mu rutiba kugira ngo ntizigere yibeshya gukora iryo kosa nk'ibyo yaribujije. Urukumva ko uyu mupfumu, buri wese yakurikiza inama y'uyu mupfumu yari kurokoka. Ari imbwa yari kurokoka, ari n'impyisi ntiyari kuzongera gufata imbwa. Ariko impyisi irangije irashimira, irasohoka, iragenda yishimye, iri kuvuga ati aho buzakera nzagifata, aho buzakera nzagihekura. Nta kindi kintu cyakomeje kuba usibye ko impyisi yararangije gusohoka, irashimira, irasohoka, igenda iri kwidoga, iri kuvuga ati aho buzakera nzagifata, kiriya kivuna muheto cyandiriye abana. Imbwa nayo si ukuva mu rutiba n'ubwoba bwinshi, iravuga ati ahwi urankoreye cyane, ati wa mupfumu we, nange nimorokoka nzakwitura, urankoreye cyane ko wamishara mu mutiba. Umupfumu arongera aravuga ati urabe wumva mutima muke wo mu rutiba, ntuzigere wanga gukora ibyo nakubujije. Nta hantu muzahurira, kandi wowe uzahora uri imbere ye, uzamucika kugeza igihe muzasazira atagishoboye kugenda. Imbwa nayo irashimira, irasohoka. Isohotse ku mupfumu, nta kindi kintu cyabaye. Yumvisha amayezi menshi cyane, ari guhumura neza ahantu babaze.
imbwa irahumurirwa iragenda iri guhumuriza utuzuru iduhumuriza ku butaka idukubita hirya no hino, ariko igiye kugera ahantu ku mayezi iribuka. Yibuka uko umupfumu yaribwiye ati uramenye ntuzigere wegera ahantu babaze. Umupfumu akimara kuyimubwira, imbwa irabyibuka neza. Ibyibutse neza nta kindi kintu yakoze, yagize ubwoba ariko irabyirengagiza iravuga ati njye n'ubundi nzi kwiruka cyane, niyo mpamvu umuntu w'imbwa cyangwa se umuntu bita imbwa aba azi kwidoga, akaba azi ngo arusha ubwenge abandi. N'iyi mbwa rero nicyo kintu yahise ikora, iravuze ati ninyibona ndiruka cyane, igenda ijya ahantu babaze kandi bari bayihabujije kubera kumva ko ari umunyabwenge. Nta kindi kintu yakoze, ikihagera barayicakiye. Impyisi yari yaharegeye icakira ijosi, ibikubise mu mufuka, irangije iragahambira neza ikajyana ahantu. Imbwa iragenda ati ayi ayi, bagiye kunyica kandi yari yambwiye. Niyo mpamvu rero ntukazakore nk'iki gikorwa cy'imbwa. Imbwa dore bagiye kuyibaga kubera kutumvira abakuru. Si ukuyigezaho, iwabo w'impyisi aravuga ati wambwa we twari inshuti kandi ubucuti bwanjye warabwononye, uwandiriye abana ndakwihorera, ariko muri aka kanya ngiye kukwica rubozo, nkukorere nk'ibyo wakoreye abana banjye, nindangiza nkwice nabi. Gusa sinzaguhorera ibyo wankoreye ngo nanjye uriya mwana wawe murye, ahubwo ikintu ndakora nzamurera nawe b'inshuti yanjye. Niyo mpamvu rero ikintu ngiye kugukorera weho ngiye kukwica nabi. Arangije aba arayikubise, ayikata neza nk'uko yabyifuzaga, arayibabaza. Imbwa iraboroga, impyisi iridogadoga ati ahwi. Impyisi ikomeje kwidogadoga irishima cyane, iravuga ati ngaho urabe wumva umutima muke wo mu rutiba. Niho iryo jambo ryavuye. Iyo mbwa barayiburiye birangira bayifashe urunono, bayikubita nta kubabarira. Niyo mpamvu rero nawe umuntu nazakuburira ntuzigere wigira uwa danje cyangwa se umuntu ukomeye cyangwa umuntu w'ikinyabubasha ku buryo uraza kubikwepa. Oya, jya umenya ko igihe cya nyacyo ari igihe ugomba gukoramo ibintu byawe kandi neza. Kandi ikindi wirinde guhemuka. Ugomba kwirinda guhemuka, kabone niyo yaba ariyo mahitamo yanyu mufite, kubera ko kuba bari inshuti akamurira abana nawe byatumye amuhemukira atitaye ko bari inshuti. Niyo mpamvu rero nanone umubyeyi ntazagukosoreze ujye kwihorera ku bana be, uzihorere ku mubyeyi. Niyo mpamvu ino mpyisi yo yari inyabwenge, iravuga ati nanjye ngiye kukwica, nindangiza nkundere umwana wawe azabe ari mu cyimbo cy'abanje. Bivuge ko giraso yitugwa indi, cyangwa se uwaguhemukiye niwe ugomba kubiryozwa. Ntabwo umuntu ugomba kubiryozwa ari umuntu ngo ni umwana we, ngo nawe reka byumve. Tujye tugira umutima muzima. Ijambo umutima muke wo mu rutiba. Byose ni kuri Sharif TV.